Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hose. Turakomeza n'icya karindwi gishobora kudufasha guhagarara mu nshingano zacu nk'abana b'Imana. Tumaze ukwezi kose turimo turavuga kuri iyi topic, kuba umucyo w'isi, ndetse n'inshingano zacu nk'abana b'Imana. Rero hari ibintu bigera muri birindwi bishobora kudufasha kuba umucyo nk'abana b'Imana dusohoza inshingano zacu Yesu yadusigiye ati muri umucyo w'isi. Icya karindwi rero ni ukurinda umuriro Imana yacanye muri twebwe ntuzime. Iyo ni inshingano ryacu, ni kuba maso umuriro Imana yacanye muri twebwe ntuzime. Ubarebe bw'iki cya gatandatu umurongo wa gatandatu uravuga ngo hari abana b'abatambyi Imana yarababwiye ati umuriro ntukazime ku gicaniro. Umuriro rero hari ibanga tugomba kumenya kubijyanye n'umuriro. Umuriro wose iyo watse, iyo umaze gutangira kwaka, umenye neza ko udashizeho ingamba na strategy zo kugira ngo umuriro ntuzime, uzazima. Uri kubiri, hari ubwenge bwihishe inyuma y'uko umuriro utagomba kuzima. Ikibiriti cyakira mu rwego rw'igiti uko rukingana ku kibiriti, cyangwa se uriya ubumara buri ku giti buri kuri akari hagati y'ikibiriti. Umwanya umuriro uzaka mo ungana n'uburebure bw'igiti uko kingana ku kibiriti. Niko biri n'ubuzima bwacu bw'Ukristo. Umuriro muri twebwe waka mu buzima bwacu bingana n'umwanya tumara imbere y'Imana. So ni gute rero umuriro Imana yakije muri twebwe utagomba kuzima? Hari amabanga agera muri 3. Ibanga rya mbere no gukomeza gusenga mu mwuka. Ubuzima bwacu bwo mu mwuka dukomeze gusenga mu mwuka cyane, kuko biratuma umuriro utazima muri twebwe. Ibanga rya kabiri ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bisa n'inkwi zikomeza kugaragara muri wa muriro, kuko iyo umuriro wamaze kwaswa ntihaboneke inkwi, icyo ni ikibazo gikomeye, wa muriro ushobora kuzima. Rero nubwo Imana yakurasira, udakomeje kukomeza kunyoterwa ijambo ryayo, gukomeza kumva icyo Imana ivuga, kutamenyera ijambo ry'Imana, kumva ijambo uri nyotewe, urikeneye, ugifuza, ibyo bituma umuriro utazima. Ariko abantu benshi umuriro wazimye muri bo bageze ahantu bamenyera Imana, basomye Bibiliya barayirangiza, bumva bageze iyo bajya, amaze imyaka myinshi mu gakiza, bumva ijambo barizi. Rero kumenyera ijambo ry'Imana ni ikosa rikomeye cyane abantu benshi bakora, bigatuma umuriro ubarimo uzima. Rero twirinde cyane kandi tukomeze kunyotegwa ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Cya gatatu ni amateraniro yera, guterana n'abere. Biravuga ngo uko uwo munsi urushaho kwegereza, murusheho guterana kwera. Guterana kwera ni ibanga rikomeye kandi ryubaka ubuzima bwacu, ndetse bikarushaho kuduha kuba umucyo w'isi. Guterana n'abandi, gaburo ryera, n'ibindi byose bira mu materaniro, gusengeranira hagati yacu, gucyazanya, ibyo byose bituma turushaho kuba urumuri. Rero nkuko telefone idashobora gukomeza gukora no gukoreshwa nubwo aba ari nziza, nubwo aba ifite option zose zigezweho, idafite umuriro ntacyo yakumarira. Abantu benshi rero bari mu gakiza, ubuzima bwabo ni bushasha, bavutse ubwa kabiri, ariko nta impact, nta n'umusaruro barimo barazana. Barasa n'umuntu waguze telefone nshasha, ariko nibayicometse kugira ngo bashobora gukoresha option zose zirimo. Ikindi, hari abayicometse ariko kubera kudashakisha muri telefone, umuntu agatunga telefone ko baragutelefona no kwandika message gusa, nta bindi. Ariko telefone ishobora gukora ibirenze gutelefona no kwandika za message. Telefone z'iki gihe tugezemo, abantu benshi bakora business ku matelefone. Kubera iki? Ubwo ni ubumenyi bo bazi. Telefone $2,000 by'idolari, $1,500, ariko ikamwinjiriza $10,000 by'idolari. Kubera iki? Yasobanukiye ko telefone ye bashaka kwikoresha, akaba yashobora gukora business online n'ibindi bitandukanye. Ariko benshi bagura telefone zihenze kugira ngo bachatinge, arungika ka message,
akore za mafoto Instagram agire gute, ibyo byose ari ugasanga nta kimwe baramwinjiriza. N'ubukristo nuko arabavutse ubwa kabiri, ariko ubukristo bwabo ntawe mu barabubyaza umusaruro mu bwami bw'Imana. Hari n'abandi bavutse ubwa kabiri binjira mu ijambo, barasobanukirwa cyane, bamenye icyo Imana bashakaho, babibyaza umusaruro. Rero gusenga hamwe n'ijambo ry'Imana no guterana n'abandi bituma usobanukirwa ubwo buzima winjiyemo n'icyo wabubyaza kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro aho uri. Imana idufashe cyane ubuzima twakiriye tububyaza umusaruro. Ndumva nagarukiriza hano, tuzakomeza no mu kwezi kwa gatandatu tuvuga twindi topic Imana izaba yaduhaye, kandi Imana irusheho kutumurikira, natwe turusheho kumurikira abandi. Shalom.